byasaba kongera gufata undi mwanya ugatekereza neza ku migenzereze ikomoka mu burengerazuba bw'isi mu bijyanye n'uburyo abasore bagira batya bagashika amavi ku butaka nako n'ivi ngo nukuritera abatese mukobwa dukundana wanyemerera ko tuzabana kuri bamwe n'ikinamico riraho gusa reka ngerageze kubisubira mu ko njya mbibona mu mashusho aba yanyanyagijwe kuri interineti ubwo nyine kenshi haba hari abiteguye kubibyina no kubikomera amashyi rimwe na rimwe banihishe kugira ngo bifate ishusho yo gutungurana cyane cyane ku mukobwa kuko nyamuhungu witegura kurongora bari we wabiteguye abandi nabo batumijwe ngo baze kwihera amaso mu karuru bati abajijwe niba yemeye ko wateye iva murongora bakabana nk'umugore n'umugabo none nawe aravuze ngo yego arabyemeye nibyo ngibyo ahubwo ngo biba bitunguranye umukobwa nawe aho ngaha akagaragaza ko amarangamutima menshi amufashe akifata mu maso akamera nk'ubuza hakwirwa akavuza nawe utuntu tw'utururu rimwe na rimwe n'amarira akaza ahubwo nubwo nyine kenshi nta n'ikiba gitunguranye muri ibyo byose cyane ko kenshi baba banasanzwe babana nk'umugore n'umugabo uretse n'ibyo gukundana byonyine ni drama imwe mu zikinwa nk'igice cy'urugendo rw'ubukwe no gushyingiranwa mu buryo bugezweho guhera mu myaka mike gusa ishize aho isi yabaye umudugudu tugakopera byinshi n'ibitagira igisobanuro namba kuri twe ibyo gupfukama ngo abantu barasaba abandi kurushinga nta gisobanuro namba byigeze bigira mu mateka y'abanyafrika mu bice hafi ya byose n'ibintu birimo ibyadutse ejo bundi biranagoye yewe ko ubu ngubu bari kubikora batyo hari uwo wasanga nk'ubwo afite se wigeze apfukama imbere ya nyina mu gihe yamusabaga kubana ni imigenzereze y'inzaduka nyine byinshi muri ibi ngibi byanashyizwemo imbaraga n'uburyo bwo kwamamaza bwahagana mu 1930 ibyo nabyo bigira ingaruka zihariye mu migenzereze yose ijyanye n'iby'ubukwe cyangwa uko nyine bamwe bahindura ibirori igikorwa cyo gusaba abo bakundana nyine kubana atari ugusaba byo gusaba kubabaza ngo ese uremera ko wazambera umugore ibyo nyine Will you marry me? Oh my God, yes. aho ni naho abandi tuza kugarukaho nabo batabura kwibaza bati subundi nkawe ujya gupfukama nk'utakamba usaba imbabazi nk'utazi ibyo urimo ngo urasaba umukobwa kukubwira ijambo gusa ngo yego nemeye kubana nawe ibyo ukabikorera mu ruhame wazanye n'abafana baza kubikomera amashyi ute ese ubundi ibyo ntimwana byumvikana ubwanyu abo bandi noneho mukazongera kubahamagaza n'ibyo birori by'ubukwe bwabyo byatashye abandi batese ubundi amasegonda runaka ubupfukamye hasi aho ngaho yarahagije ubundi ngo usaba kubana nawe abyemera atyo kuko wapfukamye gutyo gusa naho subundi niba muba mwararangije no kubyumvikanaho muba mugarutse gufindura uduki cyangwa n'umwanya noneho wo kubikinamo filme no kwifotoza kuko hari abandi namwe mwabonye babikora uko ubwo namwe nuko mugomba kubisubiramo nyine gupfukama by'abasore babaza abakobwa bakundana niba bemera kuzababera abagore ni kamwe mu duce tumeze nk'ikinamico tutanafite byinshi dusobanuye mu rugendo rugeza abatari bake mu mibanire ubwo yewe n'ubwo buku bwabwo uko no gupfukama n'ubundi bijyana no kwambikana impeta ubwo kubifite ikabikoze muri diamant ziba zinahenze cyane muri rusange iyo urongora adakennye ngo azane uducupuri tw'icyuma kiraho gusa gisizeho utugarama runaka twa zahabu cyangwa ifeza by'icyatanu ariko ibyo byo ntacyo bitwaye inkoko itora utungana n'akanwa kayo gato gasongoye ubwo nyamusore rero nawe agapfukama na ya mpeta hasi aho abwira umukobwa ati se wanyemerera tukabana ukambira umugore ubwo nyine agategereza ko umukobwa nawe agira ati yego abandi hirya nabo baba bararitswe ubwo akaruru bakagaha umunwa pfukama ivi rimwe riri hasi mu gusaba abakobwa kubana nk'uko bikorwa n'abasore ntabwo ari ibintu byabayeho kera yewe habe no mu mateka yo mu burengerazuba bw'isi ahubwo n'ibihimbano byo mu bihe bya vuba ubukwe no kumvikana ku mubano bizwi cyane mu mateka birumvikana ko ari ibyabo mu miryango y'abami n'abatunzi bakomeye kuko n'ubundi nta wakwirirwa agaruka ku bukwe bwawe ntacyo ushinzwe nta nicyo wamenyekanyeho kuko ubukwe buraho burambye cyane bwanatangiye kubaho umunsi pollen za pistili zihuhwa n'umuyaga zigahuzwa na etamine nta n'uruhare namba umuntu abigizemo kuri abo rero amateka yasize ibimenyetso bitandukanye by'uko basabye abo babanye nabo kubana no gushakana ibyo byose nta bimenyetso namba byigeze bisiga bijyanye n'icyo gikorwa cyo gupfukama ababikoze bose bagarukwaho kumvikana kubana no gushakana n'ibindi bakoze mu ruhame byakoze ababyumvikanaho bicaye hamwe cyangwa bahagaze aho ngaho hamwe nta byo gupfukama muri Afrika ho abandi babikoze babikura muri za filme ko byumva gutyo gusa no kubikopera ku bandi nabo bakabigenza uko kenshi uretse kugira ibyo bihimbahimbira ntawe wabazi ibyari byo ngo zagira icyo gusobanurira cyumvikana ubajije uwo nguwo ako kanya gipfukamye aho ngaho imbere y'umukobwa asaba kubana nawe ibyarimo n'icyo bivuga cyangwa niba yumva nta n'ukundi yabikora ukamubaza niba hari n'ikimusunikira kubikora kenshi ntacyo yabona gusobanurira abari aho atya kanuye amaso abikora kuko abandi nabo babikoze ahanini nicyo nyine abikorana Will you marry me? Oh my God, yes.
reka tugaruke ku mateka n'inkomoko y'ibyo gupfukama hasi umusore agira umukobwa cyangwa umugore asaba kubana nawe. Ibi bifite inkomoko yihariye kandi natandukanye cyane nuko abasore n'inkumi ubu ngubu babyishoramo haba muri Afrika n'ahandi. Ahubwo ni ibintu byatangiye mu gihe twita mu mateka Middle Ages, kikabarirwa hagati ya 476 mbere ya Yezu kugeza mu 1453 nyuma ye. Nibwo hadutse cyitwa courtly love. Bitangira ari abarwanyi barwaniraga ku migongo y'amafarashi bishoraga mu rukundo na ba nyirabuja, abagore b'abatware babo. Nyuma biza guhinduka umugabo ukomoka mu muryango usa n'uwifite ariko w'amikora agereranije gusa. Uwo nawe mu gihe yabaga yifuza kubana n'umugore noneho wo mu miryango y'amikora asumba kura yuwe, wakaba umugore ukomoka mu miryango y'abatware n'abami, banasumbana kure cyane rwose mu byiciro by'ubuzima n'imibereho. Ubundi umusore akaba yiteguye kwandika imivugo myinshi cyane n'ibisigo, gukora ibikorwa bitandukanye byakwitwa iby'indashyikirwa, akanamamaza ko uwo nguwo ari we mugore usumba abandi kandi ko ibyo akora byose ari we abikorera ku buryo n'abandi bose ibyo baba babizi n'ibindi bitandukanye. Igitekerezo cyari muri ibyo byose cyari uko umusore nawe yabaga abizi neza cyangwa ari uko abyumva ko ari umucakara w'urukundo rw'uwo mukobwa, yumva ko uwo mukobwa murenze cyane ko ubundi bitanakwiye ko yamubera umugore. Umusore icyo gihe wemera kwereka uwo mukobwa ko ari umucakara we, amwikundira kandi azakomeza no kumubera umucakara mu rugo rwabo. Ko uwo musore nyine ari cyo arusha abandi bagabo bose n'abasore bo mu cyiciro cy'uwo mukobwa babana, ko ari ukugira ati nsanzwe mbizi ko ndi umucakara wawe, undusha ubutunzi n'umuryango, hitamo n'ubundi kwibanira nanjye, uko ni nako bizakomeza mu rugo rwacu. Bitandukanye nuko washaka undi mugabo cyangwa undi musore wo mu rwego rwawe, ibyo ntabyo azakora, ariko njye ntacyo ntazakora mu byo uzansaba byose. Mu gihe abandi mureshya nyine ibyo batazigera babikozwa. Ibyo byose uwo muhungu cyangwa umusore agahitamo kubigaragaza apfukama nyine imbere y'umukobwa mu gihe yaba musaba ko babana nk'umugore n'umugabo. Amashusho menshi cyane ajyanye n'inkuru z'ibyabaye mu mateka yahashize agaragaza nabwo abagabo batandukanye bapfukamye imbere y'abagore. Kenshi ibyo ntaho bihurira no kubasaba kubana cyangwa gukundana. Ahanini abo bagore babaga ari ba nyir'ubutaka, abo bagabo bakodeshaga cyangwa ari abagore b'abatware babo. Gupfukama imbere y'abakonde cyangwa abagore babo kimwe n'abatware n'abo bashakanye nabyo byari ibintu bisanzwe haba ku bagore cyangwa se abagabo. Naho ko gupfukama rero abasore b'abakene basaba abakobwa bo mu miryango y'abatunzi kubana, nabyo icyo gihe ntibyari bitangaje cyane nubwo bitanakozwe kenshi, ariko n'ubundi mu gihe imibereho yari isanzwe ishingiye ku bukonde bw'ubutaka no guhakwa ku batware n'abami, n'ubundi uretse kubapfukama imbere babasaba kubana, babaga basanzwe n'ubundi babapfukamira mu byubahiro bishingiye nyine ku mibereho n'ubuzima bwo muri ibyo bihe. Ni ukuvuga ko kenshi nabo bagabo babaga basanzwe bapfukama n'ubundi imbere y'abatware kazi babo, atari abakunzi babo cyangwa babasaba kubana nabo gutyo gusa. Mu migenzereze ya gikristo biranashoboka cyane ko ari ikintu cyagibwaho impaka ntashaka kujya ubu, ariko zitoroshye nazo. Ikintu cyo gutinyuka guhina ivi niyo wabikora ikintu ugapfukama imbere y'undi muntu uwo ari we wese cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose bitari imbere y'Imana, nubwo hari ingero nyinshi cyane muri Bibiliya z'uburyo byagiye bikorwamo. Ariko gupfukama imbere y'undi muntu uretse n'uwo mwana w'umukobwa ngo muteganya kubana nk'umugore n'umugabo, hari uburyo nabyo bidasanzwe wowe ukabikora ngo kuko uzi ko hari n'abandi bagiye babikora gutyo gusa. Ntabwo bisanzwe. Mbere ya byose urapfukamira iki? Ibyo usaba niba ari nabwo ko kuba bisabye, atari uko kuza gukina gutyo wipfukamisha mu ruhame ngo abantu bahurure, buriyo bisabye uhagaze wemye nabwo ntabwo byakunda, cyangwa ngo umukobwa wabyumve. Biranashoboka ko byaba bitangaje mu gihe hari umugore cyangwa se umukobwa ugambirira gupfukamirwa no gucisha bugufa cy'uwo musore bakundana ngo akunde yemere kubana nawe, niba bidakorwa ari ukwishimisha gusa no gukina n'ababireba wenda. Take the Lord Marshal's offer and bow. I bow to no man. I bow to no man. Mu bisobanuro nyabyo, umuntu gupfukama imbere y'undi nta na rimwe mu mateka yose uretse iby'ubu byigeze bigiraho bihurizwa n'urukundo cyangwa gusaba umubano uwo ari wo wose. Umunsi wowe ufashe umwanzuro wo gupfukamira undi muntu, ni ibintu bitatu byonyine bikwiye kuba bisobanura. Gutakamba, nabyo ntabwo ari kwa gutakamba bisanzwe, no gutakamba kwa nyuma kubaho, supplication. Icya kabiri ibyo byaba bisobanura no upfukama imbere y'undi mwene Adamu, bizaba bisobanura kwisuzugura imbere ye, ukihuza no hasi ya zero, ugashyira no ku ruhande ibindi byose waba usanzwe wiyiziho kuba byo, ugaca bugufi mu gisobanuro nyacyo gishoboka cyo kubikora, humility. Icyanyuma kikaba servitude, no kwemerera no kugaragariza upfukamira kuri ubucakara we, kubyiyemerera, ukaba umugirwa we, imbata y'ubushake bwe, igikoresho cyo gushaka kwe kose nta mpaka. Muri ibyo ukora bitatu, ni iki kigusunikira kujya gupfukama imbere y'umukobwa usaba ko mwabana ukamugira umugore nawe akakugira nk'umugabo?
nta na kimwe umugabo cyangwa umugore n'umwe mwisa agomba uwo bashakanye muri ibyo ngibyo, kereka n'ubundi imibanire yabo yari isanzwe ishingiye kuri ubwo butware wenda asanzwe anamupfukamira atyo mu buzima busanzwe, ntabwo yabura icyo gihe n'ubundi gukomeza kubikora. Abandi mu mateka bagiye bapfukama hasi imbere y'abatware babo mu gihe babaga babambika imidari cyangwa bahembwa mu buryo butandukanye nyuma y'ibikorwa by'indashyikirwa babaga bamaze kugeraho. Kimwe nanone n'ingabo zabaga zimaze gutsindwa, abapfukama imbere y'ababaga bamaze kubatsinda mu gihe babaga bo bagaragaza ko bakeneye kuyamanika. Ibyo gupfukama hasi imbere y'umukobwa witwaje impeta ngo urasaba umukobwa mukundana ko mwazabana, nako gusa ngo utegereje kumubaza ikibazo kimwe ngo ese wambera umugore, nawe ngo agasubiza ngo yego. Ibyo gusa ibyo ni ibintu byatangiye mu kinyejana cya 19 kandi ahanini birimo n'ubucuruzi bwinshi bushingiye no kuri izo mpeta ubwazo zabaga zinahenze cyane ku buryo ntanizera ko benshi mu babikopeye batyo bashobora no kwigondera igiciro cyazo niyo bakora imyaka 4. Uretse kandi no ku banyafrika babyize ejo no ku banyaburayi babyadukanye ubwabo, ntacyo bivuze kinini niba ahubwo atari n'imigenzereze ifutamye. Abandi barabikabya bakanabibonamo ikintu kibi cyane kuba hari umusore ugira ry'agapfukama hasi asaba umukobwa kubana nawe. Urugero, Pete Edochie ni umusaza wamenyekanye cyane nk'umukinnyi wa za filime muri Nollywood y'abanyanigeria, ubafite imyaka 73 y'amavuko. Ibaheruka kubigarukaho muri video yakwirakwijwe kuri Twitter n'ahandi ejo bundi mu mpera z'ukwa kabiri muri uyu mwaka. Any young man who gets down on his knees to propose to a girl is not just an idiot. The bloody fool, the compound buffoon. And the reason why I'm saying it is simple. We try to ati umusore wese ujyaho ngaha agapfukama hasi ngo arabaza umukobwa niba yemera ko bazabana nk'umugore n'umugabo, uwaba ari ikigoryi, ntabwo atekereza bihagije rwose. Buri gihe tuba turi aho dukopera iby'abazungu bakora. Nge nizera ko imico yacu ari ikintu kigomba kubahwa no gutinywa. Iyo umuzungu ibyo abikora, wowe uzi icyo biba bisobanura. Bivuga ubwo ko uwo mukobwa aba ari nawe ugomba kuragizwa umuryango, akaba ari uba umuyobozi wawo. Niyo mpamvu iwabo iyo utavuze rumwe nawe gato, icyo gihe ahita aza agasohora utwawe twose akajugunya hanze ukarorongotana akisigarira wenyine n'abana. Ibyo urabyiteguye? Oya, mugomba gufatanya nta wirukana undi. Ngaho upfukame koko, ariko ntabwo nzabura kukugirira nanjye impuhwe umunsi bakujugunye hanze, umugore akisigaranira urugo wenyine arugenza uko ashaka. I have lived with my wife for 51 years. Nobody has come to say please stop beating this woman. Ibyo ni ibitekerezo bye, ariko kikaba n'ubusanzwe ikintu abandi nabo bareba nabi cyane ku buryo nabo atabura kuba bisangiye n'abandi nabo batari bake ku migenzereze yo gupfukama hasi abasore ngo barasaba abakobwa ko babera abagore. Hari impamvu nyinshi abandi bahuriraho, nk'abagira bati nta musore n'umwe wari ukwiye gupfukama imbere y'umukobwa mubaza ngo ese witeguye kubana nanjye mu buryo bikorwa mu bungubu. Hari ubwo wagira utari ko ntacyo bitwaye, ni nabyiza uko wabishyigikira kose, nyamara ku rundi ruhande nabwo buri ibirango n'ibyo biba bikorwa byose n'ibisobanuro byabyo bifite icyo bivuga kandi gikomeye. Bitabaye ibyo ntiwanakumva icyo bivuze ku bibendera rihagararira igihugu, ikamba cyangwa ingoma bigahagararira ubutegetsi, cyangwa ugasuhuza umuntu ukoresheje ibiganza mbere ya coronavirus ntumuhe ikirenge, cyangwa nanone ngo umusaraba nawe ugira icyo ukubwira icyo gihe mu kwemera kwa Gikristo niba uri umukristo. Ni nayo mpamvu utakwishora mu gukora ibintu bitagira umumaro rero. Ku rundi ruhande wabikora wishimye rwose wanahamagaje abandi ngo baze bagufotore, banabikomera amashyi, babibyine, babiririmbe, banabyamamaze ngo watunguye umukobwa uteganya kubana nawe, nyamara biteye agahinda ku rundi ruhande. Bikabamo n'isoni ahubwo ku bandi nabo batari bake bagira batese nkawe koko ku mwana w'umusore wiriye ukimara ukareka uburara n'ububandi byose byateye, ukishakamo ubushobozi n'amikoro ahubwo byo gutunga umuryango wawe wiyushye nakuya bitavugwa. Ubundi ukaniyemeza gushaka uwo mufatanya muri urwo rugendo kuko ari umufatanyabikorwa w'ubuzima ukeneye. Noneho igihe ubikozaho intoki akaba ari bwo ugenda ukabihindura urugendo utangiza amavi. Uretse ko wenda waba unikinira, wigeze uhabwa igihano cyo kugenda upfukamye, uzi iyo bigenze bityo ivi rikagira aho ryishinga ku gacanga niyo kaba gato ngo wumve ko kugendesha amavi bimera, n'urugendo wageza hehe. Si kuri uko biri kose. Kuri benshi nta gisobanuro gifatika byahabwa kujya gushaka umufasha, nako si n'umufasha, ni nk'umufatanyabikorwa w'ubuzima bwose mu muryango. Ibyo ngibyo ukabikora upfukamye, cyakaba igikorwa cy'abantu bareshya mutangirije hamwe, mwese kundeshya imwe mu bitekerezo, nta uciye bugufi cyangwa hejuru y'undi, haba mu bikorwa, ibimenyetso cyangwa ubundi buryo bwari bwo bwose. Ikindi nuko uko wabitangira upfukamye cyangwa urambaraye kose, waba umukobwa cyangwa umuhungu, n'ubundi ntabwo ari byo bizatuma murambana cyangwa ngo mutunganirwe, kuko ari uko gusa wabikoze ukaza upfukamye. N'ubundi niba ari ibishyika ntabwo bizababuza kwirirwa muhana amangumi kugeza ahubwo bamwe banicanye, nabyo byarateye.
nubwo kubikora cyangwa kutabikora nanone ibyo byo gupfukama bitagirwa impamvu ya kimwe muri ibyo, ariko nyine ibyo byo gupfukama biberaho ngaho bikarangiriraho. Nta mugore uzavuga ngo cyagihe warapfukamye none dore utangiye kuntonganya, cyangwa se ngo umugabo nawe avuge ngo ngo buriya ngo ntabwo namutonganya nitwanarwana kandi cyagihe narapfukamye musaba ngo tubane. Reka da, ibyo biba biraho nyine ni maonesho. Ku bandi rero ubundi upfukama icyo gihe usa n'utakamba usaba iki? Hari ikindi kintu kenshi cyashingirwagaho cyane mu byo gushaka ariko kikareba cyane abakobwa. Ugiye mu mibare n'ijanisha ry'abakobwa barongorwa bakira amasugi, n'ijanisha wasanga hasi cyane mu mibare ntakwirirwa nanasubiramo. Kuba hari abakobwa barongorwa bakira amasugi ahatari hakiye biri kure cyane, kure nk'uko uburasirazuba bwitaruye uburengerazuba. Ni ikinyuranyo cyabyo ahubwo, maze dusigaye turya n'ubunyano bwa nyuma y'amezi 3 dushingiye. N'ubusugi buba bwaratwawe kera cyane, n'umwe mu basore bigeze no kubana n'umukobwa upfukamye imbere usaba kubana nawe. Benshi muri bo baramuretse kera, nta n'uwigeze amubonamo ubugore nkawe upfukamye utyo. Nanone ntabwo bisobanura ko atazakubera umugore mwiza ngo anizihire umuryango, oya, kandi nta n'ubwo imibonano mpuzabitsina uko nguko ari nayo igena imibanire byanze bikunze. Ariko nanone byose by'ububiza ahubwo iyo ushitse amavi hasi uko nguko, iyo umaze se gukwirakwiza amashusho n'amafoto wateye amavi mu butaka, ujya unatekereza ahubwo kuri abo basore bose babanje kubana n'uwo mukobwa mbere yawe bo bakanamureka cyangwa wakabareka. Abatari bake muri bo bakubona nk'uri gukina komedi, ubu nasekeje ahubwo kuri bo. Ku bandi bakobwa nanone ikibazo kiba ngo wowe n'abahungu bangahe bigeze bapfukama ngo mukundane bakugeze no mu buriri bwabo, ahubwo warangiza ugategereza ko n'ibyo kugushaka babitungutse ugaheba, ahubwo bamwe bakanakureka bakakwibagirwa cyane ukajya kugeragereza ahandi. None maskini umuhungu uje kugana akeneye cyane rwose kubana nawe kandi ukabuhura ubyifuza, uzamusaba ute kubikora apfukamye? Kubera iki yapfukama kandi hari impano akuzaniye? Kuri benshi mwarabigiriye no mu byumba by'amasengesho mu byifuzo byinshi, mupfukamye cyane rwose ngo mubone abagabo. None se kandi uwo nguje ari igisubizo cy'amasengesho yawe akuzaniye n'impano nk'iyo, wemera ute ko arenzaho kubikora apfukamye? Ahubwo ku rundi ruhande munyurabwenge yumvikana rimwe na rimwe n'uwo muhungu koko akabivuze abaza uwo mukobwa niba yemera kumubera umugore, akabimubaza ahagaze yemye cyane ku maguru yabira ahagaze neza, akakubaza niba wemera kumubera umugore, wowe umukobwa ahubwo wajya kumusubiza akaba ari wahubwo ubyemera upfukamye. Icyo gihe byaterwa n'uwo uriwe n'uwo muhungu wari we. Bitihise nanone bikaba uburinganire mwembi mugapfukama aho ngaho, niba sinzi niba no gupfukama ubwo ngubwo musanga bari ngombwa, ariko igihe muhisemo kubikora bikagenda uko nguko, cyangwa se nyiri mukabikora muhagaze, erega mwana hagarara kuki sari na ngombwa ahubwo ubwo ko hari upfukamira undi ko araho binatangira bihinduka imikino. Upfukama imbere yo ndarabikorera iki? Ese ahubwo ibyo gupfukama mubikura hehe? Gushaka, gushyingira no gushyingura ubundi ni imihango yihariye cyane inakorwa mu ruziga rujyana n'imico y'abantu. Nkatwe turi Abanyarwanda, ninde muntu wateye ivi nk'uko nguko mu byito ufite umubyeyi wigeze abigenza atyo, cyangwa wanamugira inama yo kubikora atyo? Ahubwo ninde? Inama byo birashoboka ko hari uwayimugiriye, ariko ninde ufite umubyeyi nawe wabikoze? Ubwo ndavuga kugeza akakajya ntawe, kuko nyine mwabivanye muri filme nyinshi mumaze kureba, imigani n'ibitekerezo bivuye ejo bundi mu burengerazuba bw'isi. Ubwabyo n'urugero rwiza rw'imigenzereze ya gikoloni mu ishusho nshya. Naho ubutaha.